byose ni kuri Twegere TV. Ngiye guhamagara cyangwa ufite telefone inde weho wowe ana bitaye pe umezikeze ndabona nta kibazo ko nari mfite inzara we umuntu akugurira imbada ubone akugura icyo kurinywesha reka mbyikorera ariko ubone ngewe sinajya imbada itagira ikintu cyo kunywesha uko byagenda kose uzabaza ariko ese ntajya imbada itagira icyo kunywesha reka mbyikorere baragize ngo aramima kwangara ndabikora ntajya imbada itagira ikintu cyo kunywesha ntacyo biragira aho byemere biremere usuhuza ndi we koko mani komera ko ntabwo ubaga muzima hayi urafata imbada ukanywesha irindazi ntabyo uzisha neza umara kugura irindazi nakugura icyo kunywesha kandi njyewe rero uzabaza n'inka z'iwacu sinajya imbada yonyine akindi kuyirisha uzabaza ko ni ukuri kw'Imana abasazi bari ukwina ntabyo uzi uzabaza n'abaturanyi sinajya imbada yonyine akindi sinajya yonyine koda ndabona biryoshye wanyeraho gusa ngewe nasara gute urabona iyi nkweto munsi n'urugabire hejuru ni uruhu rw'inkuba gusa ibisazi byacahesha rwose uri uwo gufata ku ruhu rw'inkuba yewe y'ingofero bayikoze mu ruhu rw'umurabyo umurabyo bagona ugurabye saa sita z'ijoro sha nyumverasha ububasha ndetse uzi ngo ngewe ntabyo nzi iyi ngofero bayikora mu gitambaro akiranyweho wumva akira akase nagafata akira mwongere utagira ngo ndakwimye ndebera shaka naba tujye shaka guha agatwana kanini yakaguha onyihera kuri cyo cyane akira stomaho ako si yo nzara ufite oya